Erega buriya akenshi na kenshi umubano si ikintu ndetse cyo gufata nk'imikino, ni icyemezo kigira ingaruka ku buzima bwawe bwose. Reka dutangire tubyinjiramo neza dusesengura imyitwarire ndetse n'imiterere y'abagore wakwitondera cyane, impamvu ari ikibazo ndetse n'uko wabimenya hakiri kare. Izi ni zimwe mu ngingo tugiye kugarukaho hano muri iki kiganiro. Niba koko ushaka kubyumva kandi ushaka kubyungukiramo byinshi, nkurikira akantu ku kandi. Ubwoko bw'abagore wakwitondera cyane ndetse mu mubano niba ugiye kujya muri relationship. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho ndetse ugomba gukurikiza umugore utubaha cyangwa se wenda usuzugura. Umugore ugusuzugura, ibi ni byo shingiro rya byose. Iyo umuntu atakubaha aragusuzugura imbere y'abandi, ntaha agaciro ibitekerezo byawe, akugereranya n'abandi ndetse mu buryo bukubabaza cyane. Impamvu rero ibi ngibi biba ari ikibazo, kubura icyubahiro byica buhoro buhoro icyizere ndetse n'agaciro kawe. Nta rukundo rushobora kubaho ndetse nta n'ubwubahane buba burimo hagati y'ibyo bintu. Mu by'ukuri uko wagenda ubimenya cyangwa se wenda ubirabukwa, niba koko uwo mugore uri gutereta cyangwa se uwo mugore ushaka kujyana wenda muri relationship, wowe nawe ukuntu wenda wabimenya ko afite iyo myitwarire mibi hakiri kare. Iyo mukivugana gusa ureba niba aguha umwanya wo kuvuga, ese yemera amakosa ye cyangwa ahora ashaka kukugerekaho ibyo wakoze, ibyo yakoze cyangwa se wenda amakosa yose abashaka kuba yakugerekaho. Umugore ukunda amakimbirane ndetse akajya yakara buri kanya, uburakari bwa buri kanya. Hari abantu bafite kamere yo gushaka impaka, buri kintu cyose, ikintu gito gihindukamo ikibazo ndetse ikibazo kinini akarakara vuba cyane ndetse ntashaka gutuza ngo muganire. Akunda ibintu bya drama ndetse n'imvururu. Uyu mugore mu by'ukuri uzasanga ukoresha imbaraga nyinshi urwana n'ikibazo aho kubaka umubano, ndetse ibi bintu bigatera stress cyane kandi ikomeye mu buzima bwawe. Uyu mugore ntajya yemera gukemura ikibazo mu mahoro, akunda kugutera amagambo akakubabaza cyane, ndetse iyo yanarakaye akunda kuba yakubabaza cyane. Buriya umugore utizerwa cyangwa se ubeshya, ibi ni bibi cyane mu mubano wanyu. Kuvuga ibintu bitari byo ndetse guhisha ukuri ku bintu by'ingenzi, kutubahiriza ibyo yemeye, ibi bintu biranga uyu mugore ni bibi cyane. Nta bwizerane buba buri hagati yanyu, nta mubano uhamye ndetse uzahora ufite n'impungenge mw'uwo mubano. Inkuru ze zihora zihinduka buri kanya. Iyo umubajije ikintu yirwanaho cyane aho gusobanura, uba ubona ari kwishyira imbere yumva ko ari uri mukuri. Umugore ukugenzura cyane, control and manipulation. Mu by'ukuri uyu mugore aba ashaka kugutwara nk'aho uri uwe gusa, kugutegeka n'abo uvugisha, kuguhitishamo imyanzuro yose, kugukoresha amarangamutima kugira ngo akuyobore. Impamvu ibi ngibi rero biba ari ikibazo, bituma utakaza ubwigenge bwawe ndetse n'ubuzima bwawe bwite ukayibura burundu. Ikintu kizakubwira uyu mugore, akunda kuvuga ati niba mu by'ukuri ubaye unkunda wakabaye ukora ibi. Akubaza buri kintu cyose nk'aho ugomba kumusobanurira ubuzima bwawe bwose. Umugore udafite icyerekezo mu buzima, umugore witwaza ati si ngombwa burya kuba umukire, ntacyo yitaho ku hazaza hiwe, ntashaka kwiteza imbere, ategereje gusa ko undi ari buzaza kumufasha ndetse akamufasha byose. Ibi bintu ni ikibazo cyane. Umubano mwiza ushingira ku bantu babiri ndetse bagenda batera imbere, bakanaterera imbere hamwe iyo bafatanyije. Umugore ntazi icyo ashaka kugeraho, nta gahunda agira mu buzima bwe. Uyu mugore nushaka umwihorere. Ikindi, umugore ukunda inyungu ze gusa, uyu mugore ntashobotse. Uyu yinjira mu mubano kubera ibyo umuha, ugasanga wenda ashaka amafaranga, impano ndetse n'icyubahiro cyawe. Niba ibyo umuha bishize, n'umubano ushobora kuba warangira kandi ukarangira vuba cyane. Ugasanga rimwe na rimwe ikintu kiza kubwira uyu mugore, usanga ibiganiro bye byinshi bishingiye ku byo uzamuha, adashishikajwe n'ubuzima bwawe, ahubwo abashishikajwe n'ibintu byo wifitiye. Umugore utanga, umugore utagira neza, umugore utaganira neza, pure communication. Hari abatinya kuvuga cyangwa se wenda batumva.
ugasanga uyu mugore ntajya avuga ikibazo cyiwe, akubika cyangwa se aguhisha ibintu kugeza byuzuye cyangwa se bibaye byinshi. Uyu mugore ntajya yumva ibitekerezo byawe. Dore impamvu uzasanga iki kintu ari ikibazo cyane ku mugore. Ibibazo byose by'umubano bikemurwa no kuganira. Iyo bidahari rero ibyo ngibyo byo kuganira cyangwa se ibiganiro hagati yawe nawe, mu by'ukuri ibintu byose biba byangiritse, nta kiba kijya imbere ndetse nta kiba gishoboka gukemuka. Umugore ufite ishyari ndetse rikabije cyane cyangwa se wenda kutizera buri gihe, umugore utajya ukwizera, uwo mugore ntabwo ari sawa, ahora agukeka, ashaka kumenya buri kintu cyose cy'ukora. Nta kwizera nubwo nta mpamvu aba afite, ntajya kwizera na rimwe. Ibi rero bituma ubaho mu gitutu ndetse n'igitugu cy'amarangamutima ye. Umugore ufite imyitwarire ishobora kukwangiriza, bad habit. Umugore wenda ufite nk'ubusinzi bukabije, kutiyitaho, kubaho mu buzima budafite gahunda. Ibi bigira ingaruka ku mubano ndetse no ku buzima bwawe bw'ejo hazaza. Umugore utiteguye umubano, emotionally unavailable, ntashaka commitment, akina n'amarangamutima yawe, ntazi icyo ashaka. Uzamukunda ariko ntuzabona igisubizo gihamye, mu by'ukuri ntuzabona icyo umushakamo. Icyo ukwiriye kwibandaho rero kurusha ikindi, aho kwibanda kwirinda abagore cyangwa se wenda kwirinda umugore runaka, ibyiza ni uko wagenzura neza ugashishoza. Umugore ukwiriye rero cyangwa se wenda umugore waba ukwiriye ubuzima bwawe, niba uri umusore mwiza cyangwa se uri umusore ushaka kurambagiza neza, umugore ukubaha kandi akumva ko ufite agaciro kangana nake, uyu mugore ni sawa. Ashobora kuganira neza no gukemura ibibazo neza. Uyu mugore nawe mwiteho, afite intego ndetse n'icyizere ndetse n'icyerekezo, afite intego ndetse n'icyerekezo. Uyu mugore ni sawa. Uyu mugore ni inyangamugayo, honest. Uyu mugore nawe ni sawa. Umugore ugushyigikira aho kuguca intege, uyu mugore nawe mwiteho. Rero inama ya nyuma cyangwa se inama nakugira, nushaka umugore utagira amakosa, uyu mugore ntabwo uzamubona, kuko uyu mugore ntabwo abaho. Ahubwo shaka umugore ufite umutima mwiza ndetse n'imyitwarire myiza. Reba uko yitwara mu bihe bikomeye, umurebe n'uko yitwara mu bihe byiza. Fata igihe cyo kumumenya ndetse mbere y'uko ufata icyemezo gikomeye cyane cyo kuba washakana nawe. Reka ngushimire cyane wakomeje gukurikira kino kiganiro cyacu aricyo Kunda Ubuzima Bwawe. Njye wakikugezagaho nitwa Gisa The Man Positive. Warakoze cyane gukora subscribe, kandi niba utaranayikora gerageza uyikandeho kugira ngo ubashe kuzabona ikindi kiganiro nk'iki ngiki hano kuri Kasugira TV. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka.